ibyo ngibyo ndabishaka ubutunzi bw'isi ntacyo nsize inyuma byose ndabishaka ariko ibyo byose si byo nshyize imbere umutima wera ndawushaka kurutaho uzampa ibinkwiriye mu byifuzwa by'isi ariko umugabane w'ijuru wose nzawubure ndabishaka mana nshoboza kubaho nk'uko ushaka nkazabona ijuru ndabyifuza mana we byaba bimaze iki kuba mu buzima bwiza bushira nkabura umugabane w'ubwiteka butazashira ndabishaka mana nshoboza kubaho nk'uko ushaka nkazabona ijuru ndabyifuza mana we byaba bimaze iki kuba mu buzima bwiza bushira nkabura bakunzi ba Shalom TV na Kwizera Sara turabashuhuje ayo ni amacano cyangwa se amateleviziyo abiri azanyuraho iki kiganiro tugiye kwihugirana n'uyu mwene data ni umusore ukeye wambaye neza muramubona aracyari na mutoya yanabyambariye rwose turakwakiriye kuri Shalom hamwe na Kwizera Sara Rwanda turabona ukeye amazina yitwa nde murakoze amazina yanjye nitwa Ndayishimiye Samuel niyo mazina ye aje hano muri studio kugira ngo aganirize abantu baduteze amatwi mbibutse gukora subscribe ku bantu badukurikiye ne gukora share ku bantu b'inshuti zanyu cyase ko ari magroupe kugira ngo mudufashe kwamamaza nivuga butumwa hanini macaro nacaho ivuga butumwa n'indirimbo zitandukanye tukanamamaza n'ubuhamya ngayo ibyo tukunda kwakira kugira ngo mujye mubikurikira uyu musore wacu rero numwe muri abo ngabo arimo araza mu bigendanye n'ubuhanzi reka tumusabe ese uri umuhanzi cyangwa yego ndi umuhanzi reka tukoze ikibazo cya mbere guhanga ubuhanzi ni iki muri rusange kugira ngo abadukurikiye bumve guhanga ni iki mu magambo make guhanga ni ugufata ibitekerezo ukabibyazamo igihangano nk'uko guhanganye numva rero uvuze guhanga ni igihangano bizamo ukakigeza ku bantu mbese kugira ngo bamenye bagira icyo bungukira muri icyo gihangano cyawe. Urakoze cyane. Guhanga ni umusore usobanutse, ni umusore uri smart. Guhanga ni ibitekerezo uvanamo indirimbo abantu bakayikurikira bagafashwa. Murumva ko ari umusore usobanutse agiye kutuganiriza rero. Wabitangiye ryari guhanga, byaje ryari wabitangiye, umazemo igihe kingana iki? Ntabwo namenya ngo ni imyaka ingahe maze mpanga ko njyewe nakuze bikunda, sinamenya ngo nabikunze kuva ryari, kuko kuva ubuzima bwanjye bwose numva narabumaze ndirimba. Kuva namenye ubwenge nararirimbaga, kuko natangiriye muri ADPR mu itorero ryacu tubyita muri Sunday School, n'ahantu abana bakurira, naho namye ndirimba nanabahangira indirimbo muri kware y'abo bana, nyine birakomeza kugeza na n'ubu. Tuganirize watangiye uririmba muri Sunday School, unabahangira cyangwa se unabahangira indirimbo, birashoboka ko wabikuye ku ababyeyi bawe barabaririmbyi cyangwa se mu gisekuru. Tubwiye nimba papa wawe cyangwa se mama wawe no warabahanzi ntawe.
ntabwo bari abahanzi, wenda bararirimbye mu makorari ariko ntabwo babaye abahanzi. none ubuhanzi wabukomoye kuri inde nyirizina? Umva ntawe nabyiyumvishemo gusa Ni impano yaje wumva biraje kandi ni byiza, Imana itanga impano, Imana iguha umugisha kandi ndumva wabyirutse neza. Ubu ngubu tuvugana, dushingiye uko tukubona ubusore ufite cyangwa se imyaka ufite, biragaragara ko ukiri mutoya, ariko se wumva ubwo buhanzi buzakugeza hehe? Uko ubitekereza wumva ushaka ko ubwo buhanzi buzakugeza hehe? Aho buzangeza kugira ko ngende umuhanzi w'indirimbo z'Imana, aho numa nshaka ko bungeza hambere ni mu ijuru. Kuko ntabwo ari ibintu mvuga ngo nzabikora nka business, ntabwo byemeye, ntabwo nabyanga, ariko cyane cyane kuko ndirimbira Imana mbere na mbere, numva mbese aho nshaka ko buzangeza ni uko mbese Imana yagumya kunyishimira kuko nyiririmbira nkageza ubutumwa bwayo ku bantu benshi, nkazabona ubugingo buhoraho no mu isi. Bintunze nabikunda, ariko bitanantunze sinzabihagarika. Bakunzi ba gospel rero muduteze amatwi, uyu ni umuntu uje vuba kandi ari mu maraso mashya. Tubwire, tuganirize umuhanzi wa gospel wabukunze, wowe ubwawe wumva mugiranye amahirwe mukicara mukaganira yakugeza kuri byinshi, wowe wumva wiyumvamo muri iyi sizo turimo, umuhanzi wa gospel wumva wiyumvamo neza, yaba ari nkande? Kari benshira indirimbo za gospel hafi ndazikunda muri rusange, gusa wenda mvuze nka Israel Mbonye, Aline Gahongayire, indirimbo zabo ndazikunda cyane. Gahongayire na Israel Mbonye ni abahanzi ukunda cyane, ubakundira iki? Bakundira nyine ko mbona ari abahanga, bakundira ko indirimbo zabo zinyubaka mu magambo zirimo, kandi nkabona n'abaririmbyi b'abahanga. Mbese ugize amahirwe ugahura n'umwe muri bo mukicarana mukaba mwafata umwanya wo kuganira, ni iki cy'ingenzi wamubwira wumva cyakufasha mu buhanzi bwawe? namubwira namubwira ikira cya mbere, ntabwo ko nishimiye kumubona kuko n'ubusinzi niba byanabaho. Ntabwo nishimiye kumubona kuko nkunda indirimbo ze, wenda ntabwo namusaba wenda ko yanyemera tukanafatanya indirimbo. Mbaye mfite ubushobozi bwo kuba yabyemera, mbona ko byabyemera. Mbese urakoze cyane, Imana igumugisha. Reka rero tugusengera Imana kugira ngo ukomeze uganiriza abaduteze amatwi. Birashoboka ko ufite ubuhamya, birashoboka ko ufite ijambo ry'Imana, birashoboka ko ushaka kugeza ku bakunzi bakwizera Sara Rwanda cyangwa se Shalom. Turashaka tugusengere kugira ngo ube open, uganire n'abakunzi bawe. Dore nyuma ya kamera hari abantu benshi abavuga Icyongereza, abavuga Igifaransa, abavuga Ikinyarwanda, hirya no hino ku isi n'abantu bagukurikiye. Ndashaka ko utuganiriza cyangwa se no kubaganiriza ibintu kuri ku mutima bikuzuye, bitumye ufata urugendo ukaza hano kuri Shalom no kuri Kwizera Rwanda, ubibagezeho. Baduteze amatwi iburengerazuba, iburasirazuba, amajyepfo, amajyaruguru y'u Rwanda rwacu n'igihugu cyangwa se n'isi hose. Burayi baradukurikira, Afurika yose baradukurikira, hose ku mugabane yose igize isi baradukurikira. Ndagira ngo uze kubohoka we open kugira ngo bazabashe gukurikirana kandi ibyo baganiriza bizabafashe. Reka tugusengera Imana kugira ngo utangire tuganiriza, Imana igumugisha. Mbibutse ko abadukurikiye mugomba gukora subscribe no gukora share ku mboga mubaho cyangwa se ku bashukunzi banyu, kugira ngo dufatikanye kwamamaza inkuru nziza ya Yesu cyangwa se ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Yesu uravuze ngo ubutumwa bwiza numara kwira isi yose nibwo imperuka izahera ko ibe. Ubutumwa buravugwa hirya no hino ku maradiyo, ku mateleviziyo, ku macano menshi atandukanye. Ibi ni bigaragaza ko Yesu yafugaruka, kuko yaravuze ngo ubutumwa bwiza numara kwira isi yose nibwo Yesu azere ko akagaruka. Mwitegura kugaruka kwa Yesu rero, kuko
ubutumwa burimo buramamara. Kadusengere umukozi w'Imana kugira ngo akomeze tuganiriza. Data tugushimiye ko uri Imana yacu bwite, tugushimiye ko waduhurije hanga kugira ngo dutega amatwi cyangwa se twumve ibyo ushaka kutugezaho, yaba indirimbo zigiye kurimbwa, yaba ijambo, yaba ubuhamya. Ndizera ko biri bukore ku mitima y'ababyumva. Urakoze kuri magiye kubana umukozi wawe mu izina rya Yesu, amen. Nshuti y'Imana Samuel, tukikwakira turagira ngo ubanze uturirimbira akaririmbo kari hafi yawe, kakunejeje muhanzi bwawe, kumva na karimbo kawukora ku mutima. Ubanze ukaturimbiraho mu nshamake kugira ngo n'abadukurikiye bumve inganzo yawe nyirizina. Akaririmbo ko nyine nk'uko umukristo wese aba yumva icyifuzo cye nyamukuru ari kuzajya mu ijuru. Hari indirimbo nyine narakarimbo nahimbye kera nkita ngo ni icyifuzo, kandirimbo y'agace gatoya. Hari icyifuzo kiruta ibindi cy'umutima wanjye, ibyifuzwa by'isi byose Mana we ndabishaka. Amafaranga menshi, kubaho neza, ibyo ngibyo ndabishaka. Ubutunzi bw'isi ntacyo nsize inyuma, byose ndabishaka. Ariko ibyo byose si byo nshyize imbere, umutima wera ndawushaka kurutaho. Uzampa ibinkwiriye mu byifuzwa by'isi, ariko umugabane w'ijuru wo sinzawubure. Ndabishaka Mana nshoboza kubaho nk'uko ushaka, nkazabona ijuru ndabyifuza. Mana we, byaba bimaze iki kuba mu buzima bwiza bushira, nkabura umugabane w'ubwiteka butazashira. Ndabishaka Mana nshoboza kubaho nk'uko ushaka, nkazabona ijuru ndabyifuza. Mana we, byaba bimaze iki kuba mu buzima bwiza bushira, nkabura umugabane w'ubwiteka butazashira. Wow. Bise numva nkumbuye kuzaba mu gitaramo cyangwa se mu giterane uzaba uri kuririmbamo. Urategura igiterane ryari ko numva ufite inganzo nziza? Igiterane ko nshobozwe kubibamo byinshi mbibamo, ntabwo navuga ngo ni ryari. Ubarizwa he kugira ngo abakunzi ba gospel bajye babasha kugusura? Nimba hari ahantu ukunda, cyangwa se nimba hari ahantu ukunda kuba uri waririmba, cyangwa se urimo ni hehe akenshi ukunda kuba uri, kugira ngo abagukurikiye cyane cyane ko tuvuge abari mu gihugu cy'u Rwanda babasha kwegera ahantu uri, kuko ufite inganzo nziza cyane. Ni hehe bakubariza, ni hehe bagushakira? Iwacu mvuka mu murenge wa Mageragere, mu kagari ka Mataba, ahantu bita mu Rushubi. Ni naho nsengera, ariko kubera nyine ibintu by'amasomo n'ubuzima bw'isi busanzwe hari ubwo mba ntahari, ndi ku ishuri se cyangwa ndahandi hantu hatandukanye. Bijya bishoboka ko hari igihe wenda naboneyo nk'akazi se nkabona nkajyayo, ariko aho ngaho niho mbese niho nkunda kuba ndi cyane, kuko ari iwacu. Byumvikane ko muri reka tusabe abakunzi badukurikira cyane batuye muri ibyo bice bya Mageragere, rwose bajye baba hafi aho ngaho kugira ngo bumve ibihangano byawe, kuko ubu tuvugana ufite indirimbo, aje gukora indirimbo zingahe? Indirimbo maze gukora indirimbo 3 zonyine, nizo za audio nazo ntafite abo ndakora. Indirimbo 3 zonyine. Indirimbo 3 amaje gukora Samuel za audio,
izo ndirimbo nk'umuntu azishaka yazikura hehe? Ziri kuri he channel nimba ifite yazibona hehe, cyangwa se wawashyire ku maradiyo? Tubwire tuganirize izo ndirimbo nk'umuntu ashaka kuzumva nyirizina yazibona ati. Ntabwo ndafungura channel, ndashaka kuzayifungura mu minsi iri imbere, ndayibageza tazibagezaho izo ngizo nimara kuzikorera amashusho Imana ari mbashishije. Urateganya gukora amashusho yazo nka ryari? Ntabwo mbizi iyo buryo buzabonekera. Ngo turimbere ka kabiri, shira ka kabiri twumve tuganire n'abakunzi baduteze amatwi, Shalom TV abaduteze amatwi hamwe na Kwizera Sara Rwanda abateze amatwi aho ngaho bakomeze kumva iyo nganzo yawe. Akandi ka kabiri wumva kapika ku mitima y'abakunzi bawe n'abakunzi bacu nako gashireho. Sinashidikanya oya kurukundo nkunda mwami, nubwo nagera mu nyanja y'ibibazo, sinzibagirwa na rimwe ubuntu wangiriye, untoranya mu magana y'abanyabyaha benshi. N'abandi mu ntoki ndamutse nibagiwe n'amaraso wameneye, sinashidikanya oya kurukundo nkunda mwami, nubwo nagera mu nyanja y'ibibazo, sinzibagirwa na rimwe ubuntu wangiriye, untoranya mu magana y'abanyabyaha benshi. N'abandi mu ntoki ndamutse nibagiwe n'amaraso wameneye, kuva umutsi wansagaga wampinduriye ubuzima, umpinduriye icyaremwe gishya. Rubanda ntibabyumvaga bakomeje kwibaza ngo ni kuki utashye ku munyabyaha, wakomeje umugambi wawe wo kumpindura, nanjye ndemera ndahinduka. Wow. Ni byiza cyane indirimbo zawe ziraryoshye. Ubu tuvugana ni iki wasaba abakunzi bawe baguteza amatwi, abantu bakubumva, ni iki wabasaba kugira ngo yaba inkunga yaba ibitekerezo, ni iki wasaba abantu baguteza amatwi ubu tuvugana? Ansore nyine bakomeze kunshyigikira no kunyereka ko niba bambona ko nshoboye koko hari ukuntu umuntu aba ari mu bintu kubera nta nama z'abantu, akaba wenda se abikora nabi, cyangwa se bakagumya yibwira ngo arabishoboye, cyangwa se kandi nta n'ibyo ashoboye, bambaye ubuzima bw'ibitekerezo no kunshyira mu rwego bw'amafaranga, nawe sinayanga. Kurumva ndashaka nyine gukora ibihangano bifite ireme ndetse nkanabigeza no ku bakunzi banjye. Nk'ubu ngubu ntabwo mfite uko mbibagezaho ko nyine bidakoze. Ni mu rwego ryo wese nkeneye n'amafaranga kugira ngo ibashe kugera kuri benshi. Murakoze. Ibitekerezo, amafaranga y'umwe data arabikeneye kugira ngo bashe kwaguka, ibihangano bye bashe kugera kure. Ku bakunzi ba Shalom TV na Kwizera Sara baduteze amatwi, dukeneye ibitekerezo byanyu, dukeneye comment zanyu. Washira comment bitewe n'icyo wifuza kutugezaho kugira ngo dushyikire mwene data. Turifuza ko uduha ubuhamya, birumvikana ko wakuriye mu gakiza, kuko watubwiye gukimara kumenya ubwenge wisanze muri Sunday School kugeza n'ubu. Ubu se watubwira ko wakijijwe?
narakijijwe. wakijijwe iki kuri mbo wabyukiye mu gakiza wakijijwe iki? Kuba umuntu yarakijijwe yarigeze mu byaha no ku Imana yagufata utari wabijyamo byose ndumva hari ugukizwa. Ganiriza abantu ibyiza byo kuba mu gakiza cyangwa se byo kuba mu Mana nk'umuntu wabyirukiye mu Mana ukaba ugeze amagingo. Bwira urubyiruko rugenzi rwawe ibyiza byo kuba mu Mana mu magambo make. Kuba mu Mana bigira inyungu nyinshi pe. Hari izo umuntu abona kandi izo utabona, ariko iyo wubaha Imana icya mbere no kuba ubayeho neza muri iyi si, uko ntabwo ubaye ntabwo kiriza yakubona. Wubaha Imana pesa hari ibintu bibi byinshi, ntabwo bagukubitira mu kabari ngo mu mutwe bawumene. Ntumva mu buzima bw'isi tuba tubayeho neza, ariko ikirushijeho ni uko twebwe ntabwo tuba tubereyeho mu isi gusa, ahubwo tuba tuzabona n'ubundi buzima bwiza cyane nyuma y'urupfu. Ariko twese tuba duharanira twese turi mu ijuru. Mu isi biradufasha ko biturinda ibi byinshi ndetse bigatuma n'abantu batwubaha. Noneho ikirenze kuri ibyo ngibyo bizaduhesha n'ubugingo ku munsi Imana izashima ku isi ko tuva mu isi. Urakoze cyane. Ibyiza byo kuba mu Mana cyangwa se yo kubyirukira mu Mana nuko ntawe uzakubita icupa ngo wasinze cyangwa se batagufata ngo bagufunge kubera ko warwanye. Hari ibintu byinshi. Noneho hanze ahangaha hari urubyiruko rwiyahuza ibiyobyabwenge rukiduruga, tukajya mu busambanyi, rukajya mu burara. Gira message ubaha kugira ngo nabo ubakundishe kuba mu Mana. Message nabaha nyine cyambere ibintu barimo si byiza. Nubwo wenda baba babikunze ariko si byiza, kuko byanze kunze iherezo ryabyo by'ubwo buzima barimo bari muri ibyo biyobyabwenge ntabwo bwari bwiza. Harwo bazarangirira muri gereza se, karangira ukoze ibindi bibi bakabajyana muri gereza cyangwa se bakanabipfiramo. Niba hindukira Umwami Yesu Kristo niwe ubatura, kuko ubwabo gukizwa si imbaraga z'umuntu ku giti kiwe, ariko iyo usabye Umwami Yesu Kristo aragufasha kandi ibintu bikagenda neza, ukabatuka mu bubata bwa Satani, ugakurikira inzira y'agakiza, ukabona ibyiza byinshi n'imigisha yo mu gakiza k'Imana. Ijambo ryiza yaba ijambo ry'Imana rigufasha cyangwa se rigufasha muri iki gihe cyangwa se muri iyi minsi, ni ijambo rihe ryo muri Bibiliya rigufasha muri iki gihe ni rihe? Amagambo yo muri Bibiliya yose aramfasha, iyo numvise bitewe n'ibihe ndimo aramfasha. Gusa hari ijambo nkunda kugenderaho buri minsi, ni ijambo riri muri Matayo ibice 5:6. Ndavuga ngo hahirwa afite inzara n'inyota byo gukiranuka. Bura mu isi tugira inzara y'ibintu byinshi, ubutunzi twese taduhirimbana ngo tubone amafaranga tubeho neza. Ariko buriya mu nzara umuntu ahora zitandukanye, iya mbere buri ukwiye kugira niyo gukiranuka, kuko ibindi byose bizarangira n'ubuzima bwo muri isi ko ntituzi n'igihe tuzanabubamo. Hari n'igihe unayibona akaba ari byo bigushyikiriza urupfu, ariko abafite inzara n'inyota byo gukiranuka bo bese bazahazwa kandi babone n'ubugingo buhora, babona ubuzima bwiza bwiza bwabo bwose twabona turi muri iyi si. Murakoze. Imana y'umugisha. Numva nimba nta kindi wabwira abantu, ariko reka dusohote tuvuga ngo ese ufite ababyeyi bombi? Yego ndabafite. Ubugeze mwaka wa kangahe w'amashuri? Ngeze mu wa kabiri. Mu wa kabiri muri kaminuza. Muri kaminuza. Ni ikihe gikorwa cyangwa se n'ubuhe mumaro ujya umarira abanyeshuri muba mwicanye mwigana muri gukina? Ni ayahe magambo meza y'ihumure ujya ukunda kubabwira nawe ubwawe ukumva ukoze umurimo w'Imana mu banyeshuri mwigana? Wenda ntabwo ndi umuhanga mu kubwiriza
ariko nyine abantu turi kumwe icyo tuba tuganira ku by'Imana no ku by'agakiza. Ikindi nyine naho ndaririmba, mbese atambutse ubutumwa mu ndirimbo cyane cyane ibyo nkora, kuko kubwiriza aho ntabwo mbibasha cyane urebye. Hari ibihangano bya gospel biva mu bitekerezo nk'uko batubwiye ko guhanga ari ibitekerezo umuntu abyazamo igihangano runaka. Hari na gospel ituruka kuko wasenze Imana ikahita iguha indirimbo. Hari ukusoma ijambo ry'Imana ukarihuza n'ibitekerezo byawe ugakuramo indirimbo wowe kugira ngo uhange indirimbo zawe. Muri izo nzira uca mu yihe? Ni mu ijambo ry'Imana, ni mu isengesho, cyangwa se ni ibitekerezo uhuza ukavanamo igihangano runaka? Wenda muri zose uvuze sinabamucamo, ndumva zose nzicamo zose nzicamo. Ibyo ndirimba mbanza nkareba ko nyine bihuye n'ubutumwa bwiza buri muri Bibiliya, kuko ndiyo ituyobora nk'abakristo. Hari nubwo wenda se igitekerezo kiza giturutse wenda kuri situation runaka umuntu arimo, cyangwa se n'ubuzima abantu babayemo, wenda akaba umuntu hari icyo yababwira. Zose ndumva nzicamo. Tujya twumva abahanzi ba gospel, ariko ukumva se ni gospel cyangwa se ni twumva ngo imana izabakubita, imana izabamenagura, imana izabica, ugasanga ni ibyo ahimbye gusa. Wakurikira icyo gihangano cye ukaburamo n'ijambo ry'Imana ryibereyemo. Abo ngabo wabagira iyihe nama? Abo ngabo hari abantu baririmba wenda byo gutera abantu ubwoba, cyangwa se bakaririmba mbese kubwira gusa nk'ababwira abantu iby'ibigeragezo gusa baciyemo. Byose wenda ni ubutumwa, ariko buriya buri wese aba afite uburyo bwe, nabo ubwo niyo nzira bahisemo. Buri wese agira ibyiza kuri we, sinavuga ngo nibabireke cyangwa se iki. Buri wese ubwo nabo basanga ari byo byiza, kandi basanga hari nabo bifasha. Ntabwo nagira icyo mbavugaho, kuko buriya nabo bafite uko babitekereza, nanjye mfite uko ntekereza ku buhanzi bwanjye. Icyiza no kubarekera inzira yabo, nanjye nkaguma mu yanjye, zose zizahura zuzuzanye. Mu myaka umaze mu gakiza, ni iki cyakubabaje muri inzira y'agakiza? Ni iki wahuye nacyo kikakubabaza? Cyambabaje ikintu cyambabaje kubera agakiza. Cyakubabaje muri inzira y'agakiza, ni iki wahuye nacyo kikakubabaza? Ikintu cyambabaje, nigeze kurwara ngera kure cyane. Nararwaye, mbese numva mbese rimwe na rimwe nkanatekereza wenda tusubira Imana iracyanyibukara. Nicyo gihe numva wenda narababaye, ariko Imana yaramfashije irankiza, mbese mbona ukuboko kwayo. Imana yagufashije urakira, ariko se muri ubwo burwayi bwawe wamazemo igihe kingana iki? Umazemo nk'ukwezi, ariko iminsi mike nk'icyumweru nubwo bwari bukaze cyane. Indi minsi mbese ntabwo byari bikaze cyane. Nasomye birambwira ngo mu byiza no mu bibi dushime. Wabashije gushima Imana muri ubwo burwayi bwawe? Abantu bibuka gushima Imana mu byiza no mu bibi. Abenshi dushima Imana mu bibi, cyangwa se tugashima Imana iyo ibyo bibi birangiye. Ntabwo nabwo muri ubwo burwayi nashimye Imana, kuko sinzi niba nari gushima ngo uburwayi bunjeho. Ibyo nakoze nabambeshye, gusa nashimye bukize bwo narashimye, navuga ati Imana urakoze rwose kunyigaragarije ukaba unkijije. Bakunzi ba Shalom TV na Kwizera Sara, uyu munsi umushyizi twabahamagariye araryoshye, aranejeje, umuntu yaganira nawe bukira bugacya. Ariko reka tumaze ikibazo cya nyuma, atubwire muri inzira y'agakiza, tubwire ikintu cyamubaje ko ari uburwayi yahuye nabwo, kandi nzi neza yuko yakize, ashima Imana kuko nta gushima kirwaye. Reka mubaze ikibazo cyane tuvuga ngo mu buzima bwawe bw'inzira y'agakiza,
atubwire kimwe byibuze cyamushimishije, kugira ngo abakunzi badukurikiye bamenye ko hari ibintu bijya bishimisha umuntu akumva arasetsa, akumva anezerewe. Ni iki cyagushimishije muri inzira y'agakiza urimo? Ibintu byose byo mu gakiza cyose biranshimisha, kubona icyo navuga byangora. Gusa ikintu kinshimisha muri inzira y'agakiza ni ukuririmba, ko mbikunda cyane, kuko mbona wenda yaba ntaragire umugisha wo kuba ndi mu gakiza ngo mbe ndi mu nzu y'Imana, nshobora ko nta n'ahandi nari no kubona ndirimbira, ariko kuba mu gakiza katumye mbamo menyeramo no kuririmba, ibyo byaranshimishije cyane. Imana igumugisha rero, numva twasoza. Wakoze kuza mu ndirimbo, ufite audio, hari abantu mufatikanya kugira ngo babashe kugufasha kuririmba kugira indirimbo zawe soke neza, cyangwa se ni ku giti cyawe wenyine? Ni ku giti cyanjye njyenyine, gusa wenda nyuma nshobora kuzabakenera, ariko kuri ubu ngubu ni ku giti cyanjye njyenyine. Imana igumugisha. Numva twasoza rero muri kiganiro tugiranye na mwene data. Bakunze badukurikiye, arabaha contact ze kugira ngo washaka kumugira inama, washaka kumufasha, cyangwa se no kuba hari inama yamukuraho, yabasha kumuhamagara bakavugana. Tanga contact za kugira ngo uza gushaka azaguhamagare mubashe kuganira. Contact zanjye nimero ngira kuri WhatsApp ni 078 020 12 18, 078 020 12 18. Urakoze cyane, Imana igumugisha. Mbose kora share no gukora subscribe, ndetse na comment zirakenewe, twazisoma ibitekerezo, inama zatugeraho. Imana ibaho umugisha. Kwizera Sara Rwanda na Shalom TV. Murakoze cyane, Imana ibaho umugisha. Reka dusoze tuvuga ngo mudufashe kwamaza ivugabutumwa, kandi ibihangano bigere kure, indirimbo, ijambo ry'Imana, ubuhamya. Niba ukeneye gutanga ubuhamya, waduhamagara twaguha ikaze. Ukeneye kuririmba, waza tugaguha ikaze. Ukeneye gutambutsa ijambo ry'Imana, bwo waza tugaguha ikaze. Imana iguha umugisha. Reka dusabe Samuel asengere abakunzi be, inshuti ze, ndetse n'abazabasha kumukurikirana kugira ngo bazafashwe n'ikiganiro tugiranye. Basengere mu izina rya Yesu. Uri Data wa twese mwiza, ni wowe utumenyera ubuzima, ibyo ducamo, ibitubabaza ukatuhumuriza, ibyo dukora byose ukabana natwe mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Turagushimye, turaguhimbaje rero kubw'ineza yawe n'imbabazi zawe udahwema kutugirira. Turi imbere yawe tugusabye inkomezi muri uru rugendo, komeza udufashe muri ubu buzima, udufashe Mana. Nsengeye abareba ibihangano byose binyura kuri iyi televiziyo, cyo babasha kububaka nabo Mana, jya ubumvira, ubafashe, ubagirire neza. Reka Mana ujye wita ku byifuzo byabo, ubarinde umwanzi Satani, imitego yose uyitegure, kandi Mana ujye ubera inzira ubutumwa bwawe bugere nziza, ubutumwa bwawe bugere kuri benshi, kuko Mana ngo ubutumwa bwawe nimumara gukwira isi yose nibwo uzarangiza isi. Fasha rero abantu bamenye ubutumwa bwiza, abari mu bata bw'ibyaho bakuremo, abafite ibibazo ubarengere nk'Imana yabo. Byose Mana ubona byiza kuri twebwe, ujye biduhana no kwizera kwacu. Dusabye tubigize mu izina rya Yesu Kristo, urakoze. Amen.